Ikaze kuri BMK1 TV, televiziyo ikorera kuri YouTube bagezaho ibiganiro bitandukanye birimo iyobokamana, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero twaba tugiye kuganira n'umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane muri iyi minsi n'abatari bakeya. Twaba tugiye kuganira ndetse tunarebera hamwe urugendo rwe muri muzika, uko yatangiye ndetse n'ahageze. Reka rero dutangire duha ikaze umutumirwa wacu. Ikaze. Murakoze cyane. Reka dutangire tumusaba kutwibwira amazina n'ibindi bijyanye nawe uko yumva yakwivuga. Murakoze cyane. Amazina nitwa Aime Frank. Ndi umukristo, ndakijijwe, nsengera mu itorero rya Calvary Temple i Remera, ni naho nkorera umurimo w'Imana. Ndi umuramyi, ndirimba indirimbo zihimbaza ndetse zikaramya Imana. Ndumva ari ibyo. Arakoze cyane, ndumva abantu baba bamumenye abari kudukurikira, ariko hari umuntu waba ufite amatsiko yo kumenya ngo Frank ribundi ni muntu ki muri karakteri, ni muntu ki muri make yo yivuze. Murakoze cyane. Ndi umuntu usanzwe, nk'abandi bose. Ndi umuntu urangwa n'ibyishimo mu buzima busanzwe, nkunda guseka, nkunda kuganira, nibyo kabisa. Nk'uko twari tubivuze, tugiye kuganira kuri muzika yiwe, uko yatangiye ndetse n'ahigeze. Reka tubaze, ese watangiye kuririmba ryari? Murakoze cyane. Ubuzima bwanjye haba mu bwana buto kugeza n'ubu nyine ntabwo nigeze ngira ubuzima bwo hanze y'urusengero cyane. Navuga ko natangiye kuririmba kuva kera, mfite imyaka 7 ndirimba muri korali z'abana gutyo, ariko hari ukuntu nyine ubona muri korali y'abana umuntu agenda domina, umwana udomina kuruta abandi, niko byabaga bimeze. Ndakura nyine bimeze nka bya bindi Paul yavuze ngo nkiri umwana ngo navugaga nk'abana, nkagenda nk'abana. Urumva nabonaga ari ibintu bisanzwe byaho ngaho tu. Nyuma nasobanukiye ko ari inzira ngomba guha imbaraga cyane muri 2014 na 5 gutyo. Abantu baba bibaza, ese ninde wagusunikiye kujya muri iyo korali cyangwa iyo mpano yo kuririmba? Ninde muntu ukura mu muryango wawe? Ninde wabigizemo uruhare kugira ngo Frank yibone nk'umuririmbyi? Murakoze cyane. Isoko ya mbere y'impano ni ku Mana. Imana niyo yampaye impano kuko ni nayo yisiga amavuta. Hanyuma mu buryo bw'umubiri busanzwe umuntu natekereza ko yavuyeho ni mama wanjye. Mama wanjye ni umupasiteri ariko ni n'umuririmbyi mwiza. Niwe muririmbyi, niwe mubyeyi wanjye ngira umuririmbyi mama. Twabonye Frank mbere nk'umuririmbyi wabanjirije mu makorali. Se ubu uracyaba muri korali ko abantu benshi bari kubona uririmba cyane ku giti cyawe? Nyabamo, mba muri worship team yo ku rusengero nyine aho nsengera. Mbarizwa muri ministeri ya Upendo, mbarizwa muri ministeri y'abanaziri, abantu bakunze kwita bagisirimberi, bajya basirimba. Naho hantu handi muri izo mbarizwa, usibye ko n'ahandi hantu mba ndi nko ku ishuri, usanga ndi muri JBI. Ahantu hose mbonye uburyo twahurira n'abantu bangaye kugira ngo dukore Imana, mba ngomba kuhaba. Tuje gusanga uba mu makorali menshi ndetse gufata umwanya. Ni gute wafashe umwanzuro cyangwa byaje gute kugira ngo utekereze ko waba umuhanzi wikorera ku giti cye? Murakoze. Ijambo rya mbere cyari cyo gihe, kuko nari maze igihe kinini n'ubundi nkorera mu makorali, n'ubu nkiyabarizwamo, ariko cyari cyo gihe kuko numvaga ari cyo gihe kugira ngo nkore ku giti cyanjye, cyane ko ni ibintu umuntu aba agenda ategura cyane, ugategura ugafata n'igihe cyo kubaza Imana, ukavuga ese Imana iki nicyo gihe cyanjye kugira ngo nkore nkanjye ku giti cyanjye. Kuko mu buzima busanzwe buriya muri Upendo cyangwa mu banaziri hari message cyangwa se hari ubutumwa ngomba gutangamo hariya, hari n'ubundi butumwa bumva ugomba gutanga buri privé ugusaba izindi imbaraga, biba bitandukanye. Ariko cyari cyo gihe kugira ngo nkore ku giti cyanjye kandi n'Imana yarabinyemereye. Kugeza ubu ngubu Frank amaze kugeza indirimbo zingahe nkawe ku giti cye? Reka turebe amaproduit ari fini, indirimbo zageze hanze ku bantu ni zingahe? Ni indirimbo 3.
indirimbo 3 nizo ziri hanze ubu. Hari indi mishinga ufite wenda yabe muri studio cyangwa mu gakaye ahantu uri gutegura? Zirahari, hari ziri muri studio zirimo gukorwa, hari izindi zikiri ku rupapuro nk'uko uri kubivuga, n'izindi nyinshi zikiri mu mutwe, ariko ku Mwami Imana azagenda dushoboza gahoro gahoro tuzajya tugenda tuziha abantu. Yego. Reka turebe, hari indirimbo zawe izo uvuze ko ari 3 zose zakiriwe n'abantu neza, kuko harimo ubutumwa buhumuriza abantu cyane cyane, nibwo uri gukunda kwibandaho. Ariko abantu benshi bakagira ikibazo, se hari indirimbo mwizo Frank yaba yaririmbye imukoro we ku giti cye, cyangwa avuga ko nkaho ari ubuzima bwe bwite yabayemo yaririmbye? Murakoze cyane. Indirimbo nahereyeho, indirimbo nise umwambaro w'amashimwe, ni indirimbo yaje nanjye bintunguye. Mu ndirimbo natekerezaga kuba nashyira hanze ntiyari irimo. Urabona umuntu afite indirimbo nyinshi mu mutwe yahimbye, ukavuga ngo nasohora cyangwa, ariko ntago ariyo gahunda nari mfitiye gahunda. Ariko donc byarantunguye nyine bitewe na message Imana yampaye muri ya ndirimbo. Ni nkawe indirimbo n'umwambaro w'amashimwe, yari indirimbo irimo ubuzima bwanjye bwose, irimo no gushima Imana, nubwo n'izindi zifite icyo zivuze, ariko cyane cyane ni iriya ya mbere, umwambaro w'amashimwe. Hari indirimbo ngiye kubazaho personnellement nakunze ivuga ngo intambaro urwana nibwo buhamya bw'ejo. Iriya ndirimbo yaje gute, wayitekereje gute, nubuye buhamya wowe nize intambaro rurimo ushaka kuvuga ko bizakubera ubuhamya bw'ejo? Murakoze cyane. Iriya ndirimbo ntago ije vuba, iriya ndirimbo nari nyimaranye imyaka 2 ntarayishyira hanze. Iriya jambo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo, ni ijambo nari maranye igihe kinini cyane. Ni ukuvuga ngo yaje icyo gihe nari mfite ikibazo cyari kingoye cyane, hanyuma nibwo iryo jambo ryaje, ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Kubera ko nari maze gutakaza ibyiringiro, maze kunanirwa, mbona nta mbaraga nsigaje kugira ngo nikure muri icyo kibazo. Hanyuma nibwo iryo jambo ryaje rimpumuriza, rirambwira ngo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Bigenze gutyo numva iryo jambo nariririmba, ariko ndavuga ngo Mana, reka manze ntegereze ubwo buhamya. Ubwo buhamya nimara kububona gutyo bufatika, indirimbo nzayishyira hanze, mbwira abantu ibyo nabonye, mbwira abantu ibyo nzi, apana kuvuga amakuru numvise ahandi. Hanyuma muri uyu mwaka nko mu kwezi kwa 9 gutyo, kwa 8 gushyira ukwa 9, nibwo nagize ikibazo cy'uburwayi, ndarwara cyane. Hanyuma bigeze nka saa 6 za nijoro, nicyo gihe narwaye, ansa n'ubuze amahoro mu kuntu, numva simeze neza. Ndangije umutima urambwira ngo nisome Bibiliya, soma igitabo c'Abaroma, soma igice ca mbere, mbona nta kintu ndi gukuramo. Igice cya 2 mbona wapi, gatatu, kandi ubwo ne nijoro ngera ku gice ca 9, nageze ku gice ca 9 mu masaha 9. Ku murongo wa 17 niho haba ijambo nkunda kuvuga, abantu benshi barabizi bakunda kunkurikirana, rivuga ngo ibyanditswe byera byabwiye Farawo biti icyatumye Imana ikwimika ni ukugira ngo ikwerekanireho imbaraga zayo, kandi izina ryayo rirusheho guhabwa icubahiro. Mukaranganiriza arambwira ngo icyatumye Imana yemera ko ibi bigeraho bikubaho ni ukugira ngo izabyerekanireho imbaraga zayo. Hashize nk'iminsi 2 maze gukira bisanzwe, iryo jambo rimaramo iminsi, ndihuza na rya jambo sasa, ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Icyatumye Imana ikwimika ni ukugira ngo yimike iki kibazo, ni ukugira ngo yerekanireho imbaraga zayo. Mbona ubuhamya, nibwo nahise ntekereza iriya ndirimbo kuyishyira hanze. Tugikomeje ku rugendo rwawe rwa muzika, Frank ateganya kuzuza nka album ye ya mbere ryari no kwishyira hanze ryari, kugira ngo abakunzi be bayitegereje cyane n'amatsiko bamenye niba iyo migambi ifite? Murakoze cyane. Album yo ngira ngo nta mubare runaka ubaho uzwi
umuntu agomba kugeza kugira ngo yumve agejeje album. Uriya n'umuntu ushobora gusohora indirimbo ebyiri abakoze album, ariko ntabwo mvuga ngiye ko nzakora iyi ebyiri. Mfite amaproje ari muri studio barimo gukora, barimo gutunganya. Ntekereza ko narangira bizaba biri kunyegereza kuba nabashize hanze uwo muzingo wa album, byibuze mu mwaka utaha. Nuko ubu ngubu dusa nabugarijwe n'icyorezo kitatwemerera gukora ibikorwa bimwe na bimwe kubera ibibazo bya corona twese tuzi. Biragoye ko wafata risk yo kuvuga ngo ugiye gutegura concert, ugiye kugira gute, ariko indirimbo zo ko bukeye nuko bwije turwana nabyo kugira ngo turebe ko zijya hanze. Hanyuma mu gihe gikwiriye nikigera tuzategura amakonseri kugira ngo iyo album ijye hanze. Ntekereza ko atari kera, mwaka utaha mu mezi atari menshi bizaba byatunganye. Reka turebe, ese igihe gitoya umaze mu muziki wikorera ku giti cyawe ndetse no mu makorari, hari ibintu bifatika wakwereka abantu umuziki waba umaze kukugezaho? Murakoze cyane. Ibintu bifatika, icyo kibazo nticyoroshye ariko ndakigusubiza. Ibintu bifatika, ikintu cya mbere gifatika, ishimira Imana. Hari abaririmbyi bajya bavuga ngo iyo Imana yakwemeye ikikwemeza n'abandi. Ikintu cya mbere gifatika nanashimira Imana uyu munsi kuba mfite abantu bankurikirana bangana uko bangana, n'abandi badukurikiranye bangana gutya. Icyo ni ikintu cya mbere gifatika nagezeho. Ikindi kintu mu buryo bufatika, navuga ngo mu buryo bw'umwuka nizi ibintu bikomeye cyane, nabasobanukiwe bikomeye cyane. Ikindi kintu gifatika nuko nageze ku ntambwe yo gukora indirimbo zanjye, kandi nta ndirimbo yanjye iri hanze iri audio, zose zifite amashusho. Ni nako mbyifuza n'izindi ndirimbo zisigaye kuba nashyira hanze indirimbo ifite amashusho. Rero ziriya zageze hanze, hari n'ibindi bikorwa byinshi. Twagize umwaka mubi, uyu mwaka wagenze nabi ku buryo bitashoboka ko umuntu ibyo yatekerezaga mu mutima cyangwa yumva ashaka kugeraho abigeraho, ariko turabiteguye, birabitse ahantu n'agaseke gapfundikiye. Corona niturekura bakavuga ngo imiryango irakinguye, ibintu byose bizagaragara, abantu bazabibona. Abandi banyamuziki tuganira nabo batubwira abantu bafatiraho icyitegererezo, abamo role model. Wowe ninde role model wawe? Murakoze. Nkunda abaririmbyi bose baririmba indirimbo zihimbaza Imana, kandi ndanabubaha cyane cyane bakuru bacu, kubera ko ni urwego rwiza, ni ikiraro cyiza twambukiyeho kugira ngo natwe tube tugeze hano. Ni ukuvuga ngo bose tubigiraho ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma hano i Kigali mu Rwanda, cyangwa abaririmbyi tubana hano mu Rwanda, navugamo abantu nka batatu. Hari Israel Mbonyi yankundishije gusoma ijambo ry'Imana. Iyo nkurikiranye message iba mu ndirimbo ze, bituma nirukankira muri Bibiliya cyane, ko byahise bituma nanjye mfata Bibiliya numva ko aricyo kintu kigomba kuzajya kinyenspira mu gihe ngiye kwandika indirimbo. Ikindi cya kabiri ni umuntu bita Homesi Prosper, abantu baramuzi. Impamvu mvuze abo bantu bose, usanga indirimbo za Mbonyi, Israel Mbonyi, ahanini cyane 80-70% Bibiliya. Hanyuma Homesi Prosper ni umuntu ureba muri Bibiliya ariko uruhande runini azahishurirwa mu buzima busanzwe. Abo bantu bombi nabagize inkoramutima ku giti cyanje kugira ngo ndebe ko hari ikintu nabigiraho, ku buryo nafata ubuzima busanzwe n'ubuzima bwo mu ijambo ry'Imana nkabihuza kugira ngo ntange package ifite imbaraga. Hanyuma ibindi bijyanye no mu rusengero n'ahandi hantu hasanzwe, umukozi w'Imana nta kirano mu gihugu yitwa Bigirimana Elise, ni inshuti yanjye, ahari ndamusuhuje cyane, ndamukunda cyane. Stage ya Elise, agatuti ka Elise, nakigiye ibintu byinshi. Nabo bantu batatu hano, abandi bantu bo hanze, Benjamin Dube, abantu bose baramuzi, ni umuririmbyi mwiza cyane. Niwe undi muntu
nk'ibyo. tujya tubona abahanzi babiri cyangwa se barenze babiri bungikanya imbaraga bagakora korabo. Waba uteganya gukora korabo n'abandi bahanzi? ntago ndabishyira muri gahunda kubera ko hari izindi projet ngifite nkirimo kwitaho, hanyuma ibijyanye n'abandi wenda bizabaho uko byagenda kose, uko biri kose bizabaho, ariko sindabiteganya vuba aha. Frank, nk'umuhanzi mutoya muri gospel ariko uri kuzamukana imbaraga nyinshi cyane, ubona bakuru bawe wari utubwiye wagize inkoramutima ba Israel Mbonyi, ubona barakwakiriye gute cyangwa bakwakira gute, bagufata gute iyo bagezemo? Ubona ni ibiki bagerageza kugusobanura nk'abo bagutanzemo? Murakoze. Abo twagerageje kuganira nabo, ikintu cya mbere ni ukundemamo icyizere, kunsubizamo imbaraga. Ntabwo ibi bintu biba byoroshye. Mugano mpuzanabonye ejo bundi abantu bashyiraga ku masitati ngo ni uko ufite amakuru, ngo tugendana amakuru. Uru rugendo rero ni amakuru, barakubwira ngo nucaha bizagira gutya, nucaha bizagenda gutya, nubigenza gutya bizagenda gutya. So bajya batubwira byiza kandi bidusubizamo imbaraga, bakatubwira urugendo banyuzemo kugira ngo natwe twumve ko bishoboka. Yego. Frank, reka duse nk'abasubira mu buzima busanzwe butajyanye na kariyeri, butajyanye no mu rusengero. Frank yaba yarize amashuri angahe? Murakoze cyane. Ndimo gusoza icyiciro cya mbere cya kaminuza muri yerika, niga icyo bita civil engineering. Reka twinjire mu kindi gice twise utuntu n'utundi, cyangwa se twahariye utuntu n'utundi. Frank yaba akunda kurya iki? Muratangiye bya bibazo. Nje ntago indyo zanjye ntizigoranye. Nkunda kurya, abantu benshi bakunda kubyita umutsima cyangwa se kawunga, ibishyimbo n'amata. Iyo ibyo bintu nabiriye mba numva nguwe neza. N'ibindi ndabirya ariko si cyane nk'ibyo bintu. Nibyo bintu nkunda, biba hafi cyane. Frank, iyo atari mu muziki, atari ku rusengero, ni ikihe kindi kintu kimutwara umwanya? Biragoye ko hari ahandi hantu wambona hatari aho ngaho. Ni mu ndirimbo, ni mu bitaramo, ni mu gisirimba, mu masomo. Sinzi, nta bindi bintu bijya bifata cyane bidasanzwe. Ni hano mu rugo nyine mba nibereye mu rugo nyine, mu tuntu twanjye tu. Utwo tuntu nyine utwo. Ukunda umupira se, filime, udusobanuye? Filime zo sinzikunda. Niyo ndi kumwe n'umuntu uri kureba filime, cyokoze hari izo nkunda kureba. Hari utuntu abantu bajya bashyira kuri filime, kuri social media wa YouTube, bamenya ba Papa Sava. Turiya tuntu tuba turi fani cyane, nkunda kutureba nabwo rimwe na rimwe. Naho filime zindi zidasanzwe ntabwo nkunda kuzireba. Hanyuma umupira ndawukunda cyane, ariko ndawukunda. Mu Rwanda ufana izihe kipe? Mu Rwanda fana APR. Fana APR. Ariko hanze ndakubwira, mu Bwongereza fana Manchester United, fana Man U nkuko bakunze kubivuga. Muri Espagne fana Real. Mu Bufaransa fana Paris Saint-Germain. Mu Budage fana Bayern. Hanyuma mu Butaliyani ngafana Juventus. Ubwo nta byiciro bigiye bitandukanye. Kenshi usanga bigoranye ko abaririmbyi badafana umupira. Se ibyo bintu bihurirahe? Abaririmbyi benshi usigaye usanga bakunda n'umupira, wowe ubona bihurirahe? Sinzi impamvu. Njye nkiri umwana najyaga nkina umupira. Nkiri umwana kabisa. Najyaga nkina umupira, si cyane ariko narawukundaga. Ni nacyo kintu wabonaga cyamfataga: ishuri, umupira na korari.
nibyo bintu uko ari bitatu. Noneho ubu nyine ntago nkikunda kujya mu mupira cyane, sinkina football, ariko ndabireba nyine mba numva ari ibintu bituma nduhuka mu mutwe, nkabireba nkumva ndishimye bisanzwe. Frank yasohotse mu rugo agiye yambaye neza, aba yambaye gute? Mba nambaye ibintu bisanzwe, ibintu bisanzwe. Nkunda kwambara amakoboyi n'amashati y'amaboko maremare. Ni gake ushobora kumubona nambaye ishati y'amaboko magufi cyangwa t-shirt, urabona mba nashyizeho n'akantu inyuma. Ntabwo ndije cyane ariko sindi namutoye. Nkunda kwambara amashati cyane cyane n'amapantaro y'amakoboyi, kubera ko niyo ngiye kuririmba biri mu bintu bijya binyorohera gukora akazi ndimo gukora neza. Nibyo bintu nkunda kwambara. Mu myaka ishize twiga muri segonderi habagaho amakosa umuntu akora bakamuha weekend ku ishuri. Waba warigeze uhabwa weekend? Oya, ntabwo nigeze mpabwa weekend ubuzima bwanjye bw'ishuri kugeza n'ubu. Hari utundi abantu bagiraga bita gufunga inguni. Frank yigeze afunga inguni? Ntago byabura, ariko ntago nafunze inguni. Ziratandukanye inguni ziratandukanye. Mvuze ngo narayifunze abantu babyumva ukundi, ariko twaraganiraga bisanzwe, ukicarana n'umuntu ari ku ruhande aho abandi batari, mukitarura abantu bitewe n'ikiganiro mufite, mukaganira. Ni ibintu ntekereza ko sinavuga ngo byarabaye, ariko nyine byabaye mu buryo bwiza. Frank yigeze aterwa indobo? Cyane. Indobo, ariko ntago nayitewe ngo ngiye gutereta umukobwa ngo ako kanya nibara kumuteta amakanira agende. Uburyo njye nayitewe ni kwa kundi ukundana n'umukobwa yagera hagati akakwanga cyangwa akakubwira ngo kubera izi impamvu ndabiretse. Impamvu mbyita indobo ni uko mutandukana, wenda agakundana n'undi muhungu. Yego. Reka tureke wenda tuvuge ko ibyo byarimo n'ubwana. Ubu se aho ugiye kurangiza kaminuza, uri mu muziki, ubu se hari umukobwa ukundana noneho mufite? Oya, ubu ntawe kabisa. Nko mu gihe cy'umwaka, hashize umwaka, ntawe nta wundi ndabasha kuba napanga na ibyo bintu. Bura ndikufite ikindi gihe. Ubwo tuvuge ko uzabipanga witegura wenda no gukora ubukwe, witegura no kurushinga, kuko imyaka ugezemo si yo gukomeza muri utu tuntu tw'abana. Yego. Ntabwo ari utuntu tw'abana, ni ibintu by'abantu bose, kandi ni na byiza, ntacyo bitwaye. Ariko ntekereza ko biri mu bintu ntagombaga guha umwanya cyane muri iyi minsi. Uyu mwaka nubwo wenda wabayemo ibintu bimwe byatumye abantu benshi badakora, njye ni umwaka nakoze cyane. Nari mfite ibintu byinshi, ni umwaka natangiye gukora ku giti cyanjye, ni umwaka nashize imbaraga mu makava, nakoraga abantu benshi bagenda babona indirimbo z'abandi. Ni umwaka wanjye wa nyuma w'amashuri. Urumva ni ibintu byinshi byari bimugije, ariko ntibirarangira. Buri gihe runaka tuzongera tubabone kandi bigende neza. Reka turebe mu nzozi za Frank, yumva urugo rwe, iyo afashe isura y'urugo zaba afite, yumva ari urugo ruzaba rumeze gute mu nzozi wumva ufite? Icyambere numva ari urugo ruzaba ari urw'abakristo. Ni urugo rw'abakristo kuko ndakijijwe, nifuza n'umufasha ukijijwe kugira ngo binyorohereze muri minisiteri yanjye nkora umunsi ku wundi. Ikindi, urugo rwakira abashyitsi, abakozi b'Imana, rucumbikira abakozi b'Imana, urugo rufasha abatishoboye. Hari ururimi dukunda gukoresha
ahantu mu bantu batandukanye ngo abapangaye, ntabwo ari bo batishoboye, ariko imwe mu mitwaro ngira mu buzima bwa buri munsi niyo gufasha abana batishoboye. Numva mu rugo rwanjye ntagomba kuzaburamo umwana afasha utishoboye. Hanyuma hakaza n'abapangaye. Abapangaye ni abana beza cyane, ndabasuhuje. Reka duse noneho tugaruke muri industry y'umuziki ariko wa gikristo, turebe ese uyu muziki wa gikristo iminsi umazemo ubona yaba industry yinjiza amafaranga nk'uko tubona Sekira ibikora, cyangwa gospel umuntu ashobora kuyikora anacuruza, ayicuruza bisa nkaho nyine indirimbo ze ari cyo kintu kimutunze? Okay, irimo amafaranga gospel, irimo amafaranga. Paulo yigeze kuvuga ijambo aravuga ngo tugaragara nk'abanyantege nke, ngo ariko dutungishije benshi. Gospel irimo amafaranga, ndabivuze. Abantu bajya bavuga ngo gospel nta mafaranga abamo. Kuba mvuze ngo abamo si uko wenda nayabonye, ariko kandi sinayabuze. Ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye no kwicuruza, ibi bintu njyewe ukuntu nabibonye n'ukuntu nabisanze, iyo ujyanye umutima wo gushaka amafaranga muri gospel ntushobora kuyabona, ariko iyo ujyanye umutima wo kuramya Imana no kuzamura icyubahiro cy'Imana, amafaranga uyabona. Kubera ko na Bibiliya ivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Kubera ko sinshobora gufata umwanya wanjye umunsi cyangwa icyumweru kubw'inyungu z'umurimo w'Imana ngo Imana indeke. Kandi niyo ishobora kundeka, hari igihe n'igihe runaka, n'igihe icyo gihe kirarangira hakaza ikindi gihe. Ni ukuvuga ngo simbyita nko gucuruza, ariko bijya biba byiza iyo uje muri gospel ukazana umutima uramya Imana, ukazana umutima wo kugarura abantu kuri Kristo. Imana izi gushigikira, Imana izi gufinansa ikoresheje uburyo bwinshi butandukanye. Njye narabibonye n'amaso yanjye kugeza na n'uyu munsi. Numva mbayeho neza. Urabona nshobora kwigurira ipantaro, urukweto, umwenda, kwambara umwenda nshaka, nkarya ibiryo nshaka, kandi mu buzima busanzwe ndashobora kumbona mu kazi gafatika. Urumva, kandi ntavuga ngo hari ahantu mfite akazi ngo ndaririmba bakampemba. N'abantu bajya babona dukora amakava kuri channel zitandukanye, muzagende mubaganirize, nimwumva hari uwo twaciririkanye amafaranga mbere yuko ndirimba, turampaye angaya kugira ngo ndirimbe ntawe. Ariko iyo uzanye umutima wo gushaka ubwami bw'Imana no kugarura abantu kuri Kristo, Imana yonyine izi gufinansa. Sinabona uburyo namisobanura Imana izi finance umuntu, ariko amafaranga bamo. Hari abandi bahanzi twaganiriye n'abandi baba mu muziki wa gospel wumva bafite umutwaro wo kwambutsa gospel nyarwanda ikagera ku ruhando mpuzamahanga, kuko ujya wumva mu Rwanda kenshi umuziki wa gospel mu Rwanda uracyari mu Rwanda, ntago ni unarenga mu karere, ntago urenga ibihugu 2 cyangwa 3. Wowe ni zengamba wumva ufite ku muziki wawe kuwagura ukagera hehe? Okay, murakoze. Ntekereza ko kimwe mu bintu bishobora kuba bituma umuziki wacu utagera kure, si ukubera ko indirimbo duhimba nta message irimo, si ukubera ko abaririmbyi dufite batazi kuririmba, ahubwo akenshi ni impamvu z'ururimi. Impamvu z'ururimi rwacu ikinyarwanda dukoresha ntago ari ururimi ruzwa ahantu henshi cyane ku buryo ushobora kuririmba ku muntu uri hehe wese akarwumva. Ariko uyu munsi Darlene araririmba, yaririmba indirimbo y'icyongereza nikamfasha nkayumva, ariko ntiwamuririmbira ikinyarwanda ngacyumve. Urumva ni urugendo, kandi uko bukiye nuko bwije tugenda twaguka. Hari aho bizagera tukagera kuri ya etape natwe dushobora kuririmba mu rurimi rutandukanye kugira ngo abantu benshi babashe kumva. Hanyuma nanjye rero ingamba zanjye nuko iki kintu kimwe muri ibyo bintu icyo nacyo ngitekerezaho kuba nahima indirimbo ikajya mu kinyarwanda. Nabona ari indirimbo ifite message iremereye n'umuzungu yakumva agahinduka. Kuri iriya ndirimbo ubuhamya bw'ejo, hari umumama umwe uba USA wari uri mu kazi arayumva, amaze kuyumva ari kumwe n'umuzungu. Umuzungu abona umumama aranezerewe cyane, aramubaza ushobora kunsangiza ku bintu urimo kumva byatumye unezerwa bingana gutyo?
aramusobanurira mu cyongereza. Umuzungu arafashwa, yanyohereje n'akavidewo kiwe, arafashwa agubwa neza cyane. Rero hari igihe uvuga ngo indirimbo ngiye kwishyira no mu cyongereza kugira ngo n'abatumva ikinyarwanda iyo message bagereho, kubera ko Yesu yabwiye abigishwa ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba abigishwa banjye. Ntituzahindura abanyarwanda gusa, abatanzania bakeneye guhinduka, biradusaba kuririmba icyongereza. Abagande bakeneye guhinduka, icyongereza n'igiswahili mu batanzania. Abongereza nuko nguko abantu benshi bagiye batandukanye, bene izi ndimi abantu benshi bazi, tukazikoresha cyane kugira ngo nabo babashe kwisangamo. Byadufasha cyane. Ese nk'abaririmbyi ba gospel haba hari ubundi bufatanye mugira nyuma yo kuririmba, cyangwa wenda wowe nturabimenya kubera batari babigira, ariko ubona hari ubundi bufatanye bafite, wenda bakavuga ngo turashaka kuzamura ikintu runaka, turashaka kuzamura umuziki wacu uzamuke? Hari ubufatanye uziba mufite mwebwe muvuga ngo ibi bintu bituraje ishinga? Okay, murakoze cyane. burahari ntabwo buragira imbaraga cyane nk'uko abantu babitekereza, ariko burahari. Ni narwo rugendo turimo kugira ngo turebe ko twagira ahantu tugera. Nk'uko nabikubwiye, twebwe nk'abagospel ubufatanye kugira ngo mvuge ngo burahari uyu munsi ntibushobora kugaragara, kubera ko uyu munsi ndafata amafaranga yanjye nkagenda ngasohora indirimbo, sibyo? Ngasohora indirimbo ikumvwa, abantu bakayumva, bagafashwa bene ibyo bintu. Gutyo ni umutwaro. Gospel ni umutwaro. Ngira umutwaro w'abari mu isi, ngira umutwaro w'abantu batarakizwa, ngira umutwaro w'abari mu bibazo, nkagenda ndwana no kugira ngo abo bantu mbakure aho ngaho. Urumva kujya gutira imbaraga biragoye. Si kimwe n'undi muntu wese ukora ahubwo ashaka inyungu ziwe ku giti cye. Inyungu nanjye zibonye sava, ariko mbere haza umutwaro. Sasa rero mu bigaragara bifatika gutya ntishobora kugaragarira abantu, ariko ubwo bufatanye burahari cyane. Byonyine gufata umwanya umuririmbyi wenda umusari wagafashe watangiye kera ugeze ku rwego rushimishije, agafata umwanya tukicaranye nawe tukaganira, ubwo ni ubufatanye. Kuba nshobora gukora indirimbo nkamuha link yanjye akayisharinga, ni ubufatanye. Byo ni ibintu byinshi n'ibindi byinshi wenda ntavugira aha ngaha, abantu bagenda bafatanya kugira ngo gospel nyarwanda itere imbere, igere n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Hari ikibazo kimwe nigeze kumva babaza abandi bahanzi, ukamubaza ngo ese abonye uko ajya kuririmba mu kabari akora gospel yabyemera? Byari bishingiye ku irushanwa ryabagaho mu Rwanda ryamamazaga inzoga. Umuhanzi umwe aravuga ngo we bamuhamagaye yajyamo akitabira. Nawe niko ubibona? Ntago njye najyayo. Ngiye ndi umuvugabutumwa, ngiye kuvuga ubutumwa kugira ngo abantu bahinduke, nabikora. Ariko ngiye gukorera amafaranga cyangwa ngiye gusa wenda mu marushanwa ngo ntware igikombe mu kabari, ngiye numva nabikora. Reka turebe iminsi umaze ukora, ibihangano byawe birimo biriruka cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi n'abantu benshi. Ni iyihe feedback waba warabonye ukumva igukoze ku mutima ku muntu wabonye igihangano cyawe? Murakoze. Ndavuga akantu gato gasa n'ahari gato, ariko njye nafashe nk'ahari kanini. Kuba umuntu ashobora kuba atakuzi agafata video waririmbye akayishyira kuri stati ye, akandikaho amagambo atari makeya, ubona ko yanezerewe kandi ibintu yanditse yabikuye ku mutima. Iki kintu cyankuze ku mutima, ko nta kantu gato mvuze. Rero feedback nabonye nyinshi cyane. Abantu barakize imitima, abari mu Rwanda, abari hanze muri Amerika, abari muri Australia, abari Uganda, abari Kenya n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Abantu barafashijwe, bakanyohereza ama message bakambwira, abaterankunga kugira ngo njyewe genda muri studio ndakwishyura indirimbo kubera ko waramfashije. Rero nabonye feedback nyinshi zishoboka kandi zanshubijemo imbaraga. Mbona ko imbuto ndi kubiba mu butaka iri gufata. Ibyo rero binsubizamo imbaraga, nkasubira inyuma nkavuga ngo man, none se ko ibingibi wabimpaye bikaba bigenze neza, bikaba bigenze gutya, wama ikindi ingenera ikindi kintu, ndaje ngo umpe ikindi kintu ushobora guha ubwoko bwawe.
reka turebe Frank noneho nk'imyaka 5. Frank, urugendo rwawe rwa muzika urarubona gute, cyangwa projet zawe ziri imbere nko mu myaka 5 wibona kuri uyu rwego? Murakoze. Ibi bintu ni urugendo kandi rutoroshye ariko kandi rworoshye. Ibintu by'Imana bigira amahame, iyo wabyitwayemo neza uko bigomba kugenda biragukundira, kandi nta zindi ntambara bigira zidasanzwe ni Satani. Satani arwanya abaririmbyi cyane mu buryo butandukanye, ariko uko njye mbitekereza imyaka 5 nzaba maze gukora ibintu byinshi bishoboka, harimo amarubumu atandukanye y'indirimbo, harimo amakonseri, ibitaramo, ibintu byinshi bitandukanye, harimo gufasha abatishoboye. Izo ni zimwe mu ntego numva mfite nkeneye kugeraho, n'ibindi byinshi bitandukanye. Imyaka 5 bizaba bimeze neza cyane. Nkunda gukoresha ijambo ku mbuga nkoranyambaga zanjye ngira abantu ngo ejo ni heza. Rero ejo hanjye ni heza kubera ko biri mu mugambi w'Imana. Amen. Tugana ku musozo, reka Frank agenere ubutumwa abamukurikirana, abakunzi be. Ntabwo twavuga ngo ni abafana, tuvuge abakunzi b'ibihangano bye, abantu bamaze kumva ndetse bishimira ubutumwa Frank abagezaho. Reka twumve ubutumwa wabageneye uyu munsi. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere ni ukubashimira. Ndabashimiye cyane kubera ko iyo batabaho simba ndi kuri uru rwego. Impamvu nicaye ku mwanya ndiho uyu munsi nuko babayeho. Rero ndabashimira kandi ndabakunda cyane. Ndabakunda cyane cyane. Mujye mudusengera, mujye mutuba hafi, mujye mutugira inama, cyane cyane mudusengere. Ikindi mujye muduha amafaranga. Bajya baduha amafaranga. Hari abaririmbyi bakubatinya kubivuga. Mudusengere, mutugire inama. N'ufite amafaranga menshi kuruta yanjye, niyo waba ufite make ku yanjye, mujye muduha amafaranga kugira ngo dusore n'izindi ndirimbo tuzibahe. Kujya muri studio n'amafaranga bene ibyo bintu. Ubwo mpamvuze mu rwego rwo gutera inkunga abakristo bagenzi bacu. Mujye mutera inkunga gospel nyarwanda. Niyo ataba ngewe akaba abandi, mujye mubatera inkunga kugira ngo ibi bintu turebe ko bizamuka, dufatikanye twese kugira ngo tugarure abataragaruka kuri Kristo. Rero Imana ibaho umugisha, mujye mukomeza mudushigikire mu buryo bwose bushoboka. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda. Mukore subscribe kuri iyi channel, mujye no kuyanjye, yitwa Aime Frank official. Instagram nkoresha Aime Frank. Aho hose ni ahantu bashobora kumbona byoroshye, tukaganira, tugahana ibitekerezo, hanyuma Imana ibagirire neza kandi ibaremere ubuhamya bw'ejo. Turabashimiye cyane rero abantu mwabanye natwe. Twongeye gushimira Frank kubw'umwanya we. Abantu bafite amaproje menshi angana gutya kubona umwanya bigoye, ariko tumushimiye umwanya utari muto yaduhaye. Dushimiye n'abantu natwe bakomeje kuduha feedback ku bikorwa dukora. Imana ibaho umugisha. Ejo ni heza.